Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugiye tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Fata agapapuro, gafata agakaramu, kajya ahantu hatuje. Ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo igisubizo cy'ukuri kimwe ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ariko nkwibutsa ko ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ikintu ubusabwa ni kimwe. Mbere y'uko ureba ino video ujya aho hantu handitse subscribe hasi ukahakanda. Iyo wakanze ikintu cyose nshyira hano aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Yaba kino kizame kiba kimaze gukorwa, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, yaba cya kibazo nkunda gupostinga kiri gukunda kuza mu kizame kugira ngo ujye urahita ukibonera ku gihe, nikiramuka kigarutse uhita ubibona. Rero ibyo byose kugira ngo ujye urahita ubibonera ku gihe, ubibonera ku gihe iyo wakanze subscribe. Rero mbere y'uko ureba ino video jya aho hasi handitse subscribe wakande, ikintu cyose nshyiraho uzajya uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga link. Ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 ngufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona code. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure ntibyagukundira ngo uze twigane mu ishuri bitewe n'akazi ukora cyangwa bitewe n'amasaha wumva ubonekamo, uratwandikira kuri 0789 935 katubwira amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi yageze. Turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi, ndizera ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu aba ari ingenzi ko wajya mu kizame umaze kukikosora. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ibyo ntibikurikizwa ku yahe matara? Hano ibisubizo bine baduhaye, rero hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, sega ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndeka kuvuga ngo A na B byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri itara ndangamubyimba, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri itara ndangaburumbarare. Nicyo bishatse kuvuga hano kuri D bavuze ngo A na B byose ni byo. Ndakeka ko rero hano bamaze gutema iso cy'ukuri. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma mwebwe mu ndimi z'amahanga ni bya bindi mwitwa ngo ni plaque, nicyo bita icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga. Rero rino tara ribonesha kino cyapa ryo ntabwo riba rigomba kubahiriza iri tegeko bari batubwiye, ntibikurikizwa kwa rino tara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndizera ko muzi guhitamo se, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Nikiramuka kije uhite ugikora, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Urasanga ibibazo byinshi barabibaza, niyo mpamvu usigaye ubona abantu bajya gukora bagakora rimwe bagahita batsinda. Nta kindi ni ugukosora kino kizame cyose kiba kimaze gukorwa, ukajya mu kizame wakibonye ukabonera ku gihe. Ano masomo ngenda bashyiraho wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1 na santimetero 50, B ngo metero 1 na santimetero 75, C ngo metero 1 na santimetero 90, D kavuga ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Kino kibazo bagiye kugihindura bashobora gufata zino metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Niyo ramuka bagihinduye gutyo nikizakunanire ujye umenya ko metero imwe ibingana na santimetero 100.
hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se metero imwe na santimetero 90. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 26 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba hose mu gihugu. Iyo maze kugushakira kode babonye ko ari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ikintu cyose cyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, kigera kiguhera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 26 tubigufashemo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukoresha naho iyo nimero, kaduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye, tukaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Mwese murabizi hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo cyaba kiri kure, ugahita umenya ko icyo kinyabiziga kidasanzwe. Ni ibihe rero biba bigomba kugira ibikoresho by'ihoni bidasanzwe bitandukanye na biriya binyabiziga batubwiye? Aravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa, mbega ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, sega ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2.10. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano kuri C nibavuga ngo ubugari burenze metero 2.1, ntuzabitindeho, murabizi zeri iri inyuma y'akadomo n'ubundi nta kintu ibivuze. Kuvuga ngo 2.10 no kuvuga 2.1 byose bizaba ari kimwe. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko bamaze kugihitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa harimo nka za ambulance ndetse na bino binyabiziga bikora ku mihanda, nibyo bigomba kugira ibikoresho by'ihoni bitandukanye na biriya bavuze haruguru. Ihoni ridasanzwe cyavuze ihoni kikiri kure, ugahita umenya ko ugomba guhita utanga inzira, cyangwa bitewe n'ukuntu icyo kinyabiziga kimeze ukamenya icyo urahita ushyira mu bikorwa. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero D, ndizera ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande gifite ibimenyetso by'amara akurikira. Ugiye kuvuga ku bimenyetso gusa, ntabwo wakubwiye ubuso, ntabwo wakubwiye umuzenguruko. Ugiye kuvuga ese biriya bimenyetso cyangwa mu kindi kinyarwanda biriya birango bya kiriya cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse icy'imitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, ese kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asute cyangwa ibimenyetso by'amabara asute. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo umweru n'umukara, B ikavuga ngo umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ubururu, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umweru n'umukara na B umutuku n'umukara bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano ibisubizo by'ukuri nta kindi ni B. Murabizi kiriya cyapa kiba kirimo imodoka ebyiri, imwe isa umutuku iri mu ruhande rw'ibumoso, indi isa umukara iri mu ruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ni umutuku n'umukara, niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ariko ubonye ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, namaze kugukora video iteguye neza y'ibyapa byo ku mihanda, aho usangamo ubusobanuro bw'icyapa ndetse n'ibibazo bagenda babazaho. Iyo wayirebye bino bibazo byerekeye ku byapa ntabwo bikugora. Rero subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyirebe kugira ngo nugera ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ariko ubonye uri gukosora kino kizamuka hari ibintu biri kukugora, ubyandika muri comment zanyu zose ndazisoma. Ikintu uhita usabwa ni kimwe, ukanda subscribe kugira ngo iryo somo unsabye ko nzagutegura nizishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500.
Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Mwese murabizi iyo ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500 babigabanyamo amatsinda. Rero ririya tsinda bagabanyamo hari ibipimo riba rigomba kuba rifite. Ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo igisobanuro cy'ukuri kimwe cyandike ku gapapuro. Aravuga ngo utarengeje metero 50, B ngo utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150, D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo, nicyo baba bashatse kuvuga hano kuri D. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo igisobanuro cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A. Uriya murongo wari ratsinda baba bagabanyijemo ugomba kuba utarengeje metero 50. Ndizera ko amaze guhitamo rero A. Ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Muri iyo ntera hano hari ibisubizo bine baduhaye urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo intera ya metero 200, B ngo intera ya metero 250, C ngo intera ya metero 300, D ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba atari igisobanuro cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri. Ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Rero bino byapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera. N'igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikintu nakubwira kwa zino nzira za gari ya moshi ntabwo akenshi bakoresha ibyapa, niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ahubwo bakoresha amatara yaka urumuri rutukura rumyatsa. Murabizi ino mihanda ya gari ya moshi ifata ubuso burebure, birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya imihanda ya gari ya moshi. Rero ayo matara niyo bakoresha nk'igiye gutambuka akaka urumuri rumyatsa, yaba cyaka waba wari ugiye kwambukiranya umuhanda ugahita uhagarara. Murabizi zino gari ya moshi ziba ziri kwiruka cyane kandi ntabwo zihagarara, ikintu gisanze mu nzira zirakigonga. Niyo mpamvu bashyiraho amatara yaka urumuri rutukura agenda amyatsa, wabona yayakije kwa zino nzira uri kubona ari kwaka ayo matara, waba wari ugiye kwambukiranya ino nzira ya gari ya moshi ugahita uhagarara, ikamazi igatambuka ukabona kwambuka umuhanda. Ndakeka ko mubimenye impamvu babivuzeho nkanabitindaho, nuko nzi ko hari ibindi bibazo byerekeye ku mihanda ya gari ya moshi bakunda kubaza mwa bino bizame bababaza. Ndagira ngo nikigaruka uzahite ugikora, bakakubaza ngo ese ari amatara bakoresha aba yaka urumuri rusute, uzahite uvuga ko yaka urumuri rutukura. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende, muri ibi byapa bibikurikira ni ikihe wakwitondera uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri hafi kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende? Mwa bino byapa baduhaye ni ikihe wakwitondera? Itegereze neza icyapa A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Witegereze neza icyapa B gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara ariko bishishe mu murongo utukura. Urebe icyapa C kuntu kimeze, urebe n'icyapa D. Ese mwa bino byapa ni ikihe wakwitondera? Tegereze neza rero uhitemo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndizera ko igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisobanuro cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. Kino cyapa cyo kuri C ni kiba ugomba kwitondera. Impamvu ari byiza kuba wamenye ibyapa nka kino cyapa kiravuga ngo umuyaga w'intambike, kino cyo kuri A. Ubwo rero kino nta kintu kikureba, umuyaga w'intambike nta kintu, ntabwo ari kubikubuza. Nka kino kiri kubwira ko bibujije gukata ibumoso, nacyo ntabwo kikurebaho. Kino cyo cya D kikakubwira ngo birabujije guhagarara umwanya muto n'umunini ahantu hari kino cyapa. Niyo mpamvu hano duhisemo C. Kino cyapa cya C ni kiba ugomba kwitondera. Ndizera ko amaze guhitamo C, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusura kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita
ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya munani, kirabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Arabaho kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. Mbega kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Sega ngo gukoresha amatara bamenyesha kwambuka. Ndeka kubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, hano igiso cy'ukuri nta kindi. Ubonye ngiye kuvuga igiso cy'ukuri utari wamara kugihitamo, ubahagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, kugira ngo nuramukugezweho uzamenye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ubundi ibibazo bazaguhereza ukabona mu bisubizo bine baguhaye harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko. Ntabwo nakubwira ko 100% bari igiso cy'ukuri, ariko nka 90% iyo ugihisemo nta kindi wizeye wahita ugihitamo. Kino cyerekeye no kugabanya umuvuduko cyangwa guhagarara. Akenshi ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Murabizi hano dukosora ikizame tugenda tunababwira amabanga yo kuba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso. Uyu mukozi ashobora kuba ari umupolisi wasanze cyangwa akaba ari abakorerabushake. Agwaye kino kimenyetso ugeze hariya hari biriya bimenyetso bimurika, mwebwe mu byita feruje, ntabwo biri gukora, akagwaye kino kimenyetso umuyobozi w'ikinyabiziga uba ugomba gukora iki? Araba ngo gukata ibumoso gusa. Mbega ngo gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. Se ngo guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, ndega ngo gukomeza imbere gusa. Ese agwaye kiriya kimenyetso uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko nta bimenyetso bimurika bihari kandi hari hakaba hahuriye n'imihanda myinshi. Yaguhaye kiriya kimenyetso ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kareka ubwo hari abandi abayemereye bari kugenda, nawe akaza kuguha ikimenyetso cy'uko wagenda nyuma. Ariko yaguhaye kiriya ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndizera ko muzi guhitamo rero C. Ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. Ndizera ko kiramutse kigaruze mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragarira nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ikurikira. Ese amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera ingana iki? Tegereze neza mwa zino ntera enye baduhaye, kwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo muri metero 100, mbega ngo muri metero 200, sega ngo muri metero 150, mbega ngo muri metero 250. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero amatara ndangacyerekezo abagomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye nta bihu bihari mu ntera nibura ya, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C ya metero 150. Ndizera ko wari wamaze guhitamo C. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Mwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 3 5 16 26 ngufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo amaze gushakira kode mba mbonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, ukanyandikira kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha nkajya impita nyiguhera ku gihe. Ndizera ko wamaze guhitamo rero C. Ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro metero 150. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira. Ese ugomba kugira iki? Araba ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, umuyobozi, na B ikaba ari igiso cy'ukuri, umuherekeza. D ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo.
ndizera ko bamaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda biba bigomba kuba bifite, hano isoko cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Hari abantu bakunda kubyitiranya ukabona yahisemo C, ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, kandi iyo uri kugenda mu nzira nyabagendwa hari imodoka ubona hicayemo umuntu umwe ari we umuyobozi ayitwaye, nta wundi muntu uri mu modoka. Rero umuherekeza mu baba bashatse kuvuga, iyo bavuze umuherekeza ni ba bandi mwe mwita ngo batandiboye, bariya bashobora kuba bari nko hejuru y'imizigo nabo babita baherekeza, ariko hano ikinyabiziga kiba cyagenda kitamufite kandi kikagenda, kigomba kuba gifite umuyobozi, niwe uba ukenewe gusa. Ndizera ko rero guhitamo rero A, ndizera ko rero kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kikabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Ese akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa bande? A iravuga ngo abanyamaguru. Mbega ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Rero ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ashobora kuba ari nk'amagare cyangwa za velomoteri. Rero ndizera ko ramuzwe hitamo C, ndizera ko ramuzwe kuyandika ku papuro. Iyo uhisemo A gusa iba ari igisubizo cy'ukuri. Iyo uhisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri, ariko baguha 0. Uba ugomba guhitamo igisubizo kivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Hari nk'umuntu uguhamagara akakubaza se nta n'igice baguha, nta n'igice baguha. Uba ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ni systeme iri kugukosora. Iyo uhisemo A iguha 0, iyo wahisemo B iguha 0, kandi ni ibisubizo by'ukuri. Uba ugomba guhitamo C ivuga ko byombi ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese bishobora gusimbura iki? Aravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Mbega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Se ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Hano iyo bavuze ngo ibangikanye ni ya mirongo iba yegeranye, ku buryo uturutse ku ruba wagirana n'umurongo umwe, ariko bari imirongo ibiri yegeranye, nibyo bita ngo ibangikanye. Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari cyemwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ese uramuzwe guhitamo B? Ese uramuzwe kuyandika ku gapapuro? Utari wayihisemo ndizera ko kiramutse kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Turabizi ko wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ibibazo 10 biragarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosore. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Nawe ukeneye gukora rimwe ikintu busabwa ntabwo kigoye, ni ukujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo hakanze ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha kuba wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ntabwo bigishoboka kubona muri metero 200 bitewe n'iki? Ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu. Ntabwo biri gushobokera umuyobozi w'ikinyabiziga kureba muri metero 200. Rero zino modoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Bigomba kurangwa n'iki? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Aravuga ngo imbere ni itara ryera, mbega ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, sega ngo inyuma ni itara rimwe ritukura. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri bashaka ngo ari igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri, ndetse na C nayo ikaba ari igisubizo
cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ubonye igiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 iyo ari wowe wari gukora kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ariko nkomeje no gushimira abantu mwaba mwavuye gukora akagaruka akabyandika muri comment akavuga ati natsinze, biriya bituma tubona ko hari ikintu kiri gukorwa. Niyo mpamvu ikintu cyose kiba cyagufasha nta handi uba wagikora uretse kwa ino YouTube channel yanyu. Mwebwe ikintu muba musabwa ni kimwe, no gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho mujye muhita mukibona ku gihe, nimugerwaho muzakorera rimwe muhite mutsinda. Rero hano isoko cy'ukuri nta kindi, rekeka ko bamaze kugihitamo, ndiza ko bamaze kucyandika ku papuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni de, ibisubizo byose ni ukuri. Imbere ni itara ryera, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije, inyuma ni itara rimwe ritukura. Niyo mpamvu hano duhisemo de ku bisubizo byose ari ukuri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwa w'ibiziga bine ni buhe? Araba ngo toni 24, bega ngo toni 10, sega ngo toni 16, deka ngo toni 53. Ese hano urabona isoko cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisoko cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ndizera ko amaze guhitamo isoko cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano isoko cy'ukuri nta kindi ni a, toni 24. Ese uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora? Cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma nkareba ibintu mwansabye, bateguraho amasomo kugira ngo nimugerwaho muzakorera rimwe muhite mutsinda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibirizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Murabizi niba romoroki iri gukururwa, kiriya kintu kiba kiri kuyikurura bimeze nk'imigozi cyangwa n'ikindi cyaba kiri kuyikurura bikaba birenze metero 3. Rero icyo kizirikanyije igisanduku cy'imbere n'icy'inyuma biriya biba bizirikanyije bimeze nk'imigozi, iyo birenga metero 3 biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa. Ese bigaragazwa gute? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Urahitamo isoko cy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Arabangwa agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Bega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, a ikaba ari igisoko cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igisoko cy'ukuri, d ngo nta isoko cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari isoko cy'ukuri, b ikaba atari isoko cy'ukuri ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona isoko cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Isoko cy'ukuri nta kindi ni b, aba ari itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuriswe. Ndizera ko rero wamaze guhitamo b, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni iyihe? Aravuga ngo toni 10, beka ngo toni 12, sega ngo toni 15, deka ngo nta isoko cy'ukuri kirimo. Nibajya kukubaza mu kizamura akora mu kanya barakikubaza kimeze gutya. Biba byiza rero ko ikibazo kivaho cyumvishe ku buryo kiramutse kigarutse kitakunanira. Murabizi niyo mpamvu dukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ibi byo gukosora biruta cyane biriya byo kujya mu bitaro ugasoma ko hariya ubusa nkaho bimwe uri kubiboroka. Ariko nkano iyo ukosoye ikintu kikakunanira, iyo kigarutse uhita ugikora. Hano ari isoko cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisoko cy'ukuri kirimo. Ndizera ko amaze guhitamo de, ndizera ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni araba mu kilometero 70 mu saha, bega mu kilometero 40 mu saha, sanga mu kilometero 25 mu saha, dega mu kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko
uri kujya ugenderaho mu isaha, bakakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwiruka cyane uri kugenda ibirometero wenda 50 mu isaha nudahindura umuvuduko. Hano urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero iyo nta mategeko wagabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se aba ari kilometero 25 mu isaha. Nk'uko maze kubikubwira, ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo ngo uvuge se nzajya agenda ndi gupima. Ibyo ntuzabigireho ikibazo, ikinyabiziga cyawe gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, araba ngo imodoka igomba kuba ifunze. Beka ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi, ubwo ni hariya shoferi aba yicaye. Seka ngo amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora mu gihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. Kubera iki? Kubera ko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza baba bagomba kukubona hakiri kare kugira ngo utabateza ibyago, bakakamenya ko babereye imbogamizi, bakamenya ko babereye inkomyi, kugira ngo baze bakubonye utabateza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Rero amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka y'ikinyabiziga giparitse ku nkengero z'umuhanda. Ndizera ko uramutse uhitamo rero se, ndizera ko uramutse kuyandika ku papuro utari wagihisemo, ndizera ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko ibibazo biri gukunda kugaruka, biba byiza iyo ukosoye kino kizami cyose kiba cyakozwe. Hari abantu bambwira ngo ntabwo bajya babona kiriya kibazo postinga kiba kiri gukunda kuza mu kizami, ariko umuntu wese wakanze subscribe ndakeka ko ahita akibona. Rero nawe kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, ni ukujya aho hantu hasi handitse subscribe ukahakanda. Iyo wakanze ikintu cyose kiza ugira uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizame cy'uyu munsi, cyabazaga ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho. Umuyobozi w'ikinyabiziga yaragukurikiye akuri inyuma, none atangiye kukudepasa. Aho ni mu zindi ndimi z'amahanga, ariko ikinyarwanda cyiza bazakoresha mu kizame bari kukubaza bazakuboresha ngo kukunyuraho. None mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Araba ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga, sega ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo, a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko amaze guhitamo igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Abantu benshi nabonye rino kosa barigwamo, umuntu aratangira kumudepasa ukagira ngo ahubwo wari uri umwibukije ko yari ari kugenda gahoro, kubona nawe ahise yongeza umuvuduko. Ubundi iyo batangiye kukudepasa ugomba kugabanya umuvuduko, ntugire undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Kubera iki? Kubera ko niba yatangiye kukunyuraho yagiye gukoresha uruhande rw'ibumoso. Murabizi mu Rwanda tugenda mu ruhande rw'iburyo, none yagiye kukudepasa yagiye mu ruhande rw'ibumoso. Ubwo ugiye nawe kunyuranaho waba ugiye kumusangamo, waba ugiye kumugonga. Niyo mpamvu rero iyo umuyobozi w'ikinyabiziga wundi yatangiye kukunyuraho, ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kikufashije. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ikintu nagushishikariza gukora ni ugukanda subscribe kugira ngo kino kizame cyose kiri kuba kimaze gukorwa ujye urahita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe
aribo bagusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 ngufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukoresha iyo nimero 078 935 16 ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Ushobora kumbwira ati mboneka saa 2 z'umugoroba kugeza saa 4 z'umugoroba. Ayo masaha ndaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi ihagije wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane abantu bari hafi gukora amahirwe masa, kandi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV.